aragenda uracaproding akibona ntiyateye commentaire avuga ati asa n'uwisubiraho wenda oya icambere ntabwo yigiza yisubiraho na kimwe icakabiri nico yisubiyeho arambwira ati wabanje tukagira gute ko turaganira wese tukakireka mukakireka ko bari kandi yakiguha tubanze tukigeho none se wiga ko kintu wamuritse cyangwa ucigaho ukabona kimurika arabinsaba turaganira agusaba ko agusharinga ibitekerezo byiwe kubera ko nje nari mubajije ibimuvugwaho ariko noneho ndamubwiye ate se wowe ubyumva gute kubikuvugwaho nukuri cyangwa ni kinyoma nukuri cyangwa ni kinyoma ndamubwiye ati se dushobora kwasa kamera nta kibazo wenda wajabuye narajabuye tuzi ko wageze ukozamo gushuka mugira gutya cyane abantu bajabuye turabaramukije hari umwana nzi yigeze kujabura ashugwara n'ubu ntiruramera reka ese kujabura ko n'icaha kujabura n'icaha ubu ni ukwiba ni igihe uba warambiwe ujabura n'ukurambirwa ko bisha rero iyo uvuze ngo ariko hari umujabuzi hari umuntu ujabura ari guteka ariko wundi ujabura atatetse uteka atabahajabura abayumva ni nka wundi ukama tuzi ko umuntu ukama abanza akabirura none kuriya si ukujabura uriya aza yumva nimba byahiye cyangwa yongeremo amazi wundi uza kubikoramo atari watetse niwe mujabuzi turamukije abajabuzi turamukije ababikoze ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukende ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi turagukunda kandi nawe warakoze kudukunda kubana natwe turamukije abanyamurenge bose ku isi aho baherereye ukuyemo akagara turamukije abanyamasisi bose ku isi aho baherereye abanyarwanda aho baherereye muri inshuti zacu turabakunda cyane tubahaye yambu ndi kumwe n'umugabo wanga utugara cyane reka twakire wa urakoze cyane wiyegereze mikoro kubera umuyaga uri hano kugira ngo tuze kugufata fresh nta kibazo n'ubwa mbere twakiriye hano ko turamwa amata y'ino n'ubwa mbere twakiriye kugira ngo tuganire nawe tukuganirize twumve wowe twumve intego yawe y'ibyo urimo tumenye azed uratangira kubwira abantu barakuzi ndabizi ariko kuri neza no bwa mbere twakiriye wivuge mu kinyamurenge neza kwa kundi neza hanyuma dukonko bakiganira karibu cyane asante cyane ku mazina nitwa Musore Aimable nkorera kuri Scott TV show yego ndi umugunga mu nzu y'abasama ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri ndagira ngo nuko ushatse hehe shatse mu batware ari wahavutse ruguru mwabaga hewa iwacu ni ku ndondo ya bijombo ku mugeti mukanono urahazi mukanono ndahazi ni wacu ahantu haba imbeho cyane usanga abantu baba bakomeye kubera nyine ubukonje bagira siko umeze neza nta kibazo yego turashima Imana reka nkubwire ngo felicitation ko ndabona cani hazamuka imeze neza kandi tuvuze 10 za mbere zimeze neza muri Kenya niyawe yozamo asante tubwira ngo felicitation umaze igihe kitari kinini muri iyi mihanda ariko urakora neza 6,000 birenga cyane kabisa zo simbaraga zawe ni akazi k'Imana ni Imana gusa nje ntacyo nakoze n'igikundiro c'abantu kurya umuntu yagukunze ni ikintu cyo gushimirwa sana cyane Imana ntugomba kwisiga inyuma Imana imbere abantu inyuma ibindi bikorwa wowe turi muri abantu bashima Imana n'abantu bake jewe cyambere ngomba gushima Imana n'abantu benshi cyangwa bake abonzi abo ntazi gasino bashimira kuko wenda okay ushaka kuba unzi nje ndakuzi ariko muri rusange nje nshima Imana n'abantu kandi uvuze abantu ni muri rusange cyane kabisa twakumenye
mu bintu by'akagara niho twakumenyeye Mm. ukamagana cyangwa se ugenda uvuga propaganda yabo Mm. ibikorwa byabo bibi Yeah. n'amarisite ugenda uyamanura akari amarisite bayakuye hehe ari amarisite bayavuye he mani arahari Hmm? arahari ari amarisite aho baba bayakuye ni mu bwihisho nibo bayampaye ngo nyavuge. igitekerezo cyaje gutera cyo gufungura Scott TV show Scott TV show okay ni ibintu byambagamo ariko ngatinya kubikora ni ikintu nicyambagamo cyane yego ariko nige numva mbese navuga ko igihe cyari kitaragera kubera ko ibintu bya media cyangwa dukora kuri social media n'utuntu twanjye ariko ngatinya kubikora kubijamo bitewe n'utuzi twa buri munsi dukora ariko abantu bakagamfavoriza kubijamo nkababwira ati bizaza sindabitekereza ariko bizaza ariko umunsi umwe n'ubundi byaraje ndabikora ariko n'ubundi nari nsanzwe mbikora kuri TikTok. TikTok niho nari nsanzwe nkorera abantu benshi niho bamenye cyane. uko gasi ugutinya wagaze ubura umwanya ahubwo niba ari umwanya simbizi gutinya uzi gushukira kuja kugira ukagaruka kaba mwana ugiye kujabura wende wajabuye narajabuye tuzi ko wagaze ukozamo gushuka mugira gutya cyane abantu bajabuye turabaramukije hari umwana nzi yigeze kujabura ashugwara n'ubu ntiruramera reka ese kujabura ko n'icaha kujabura n'icaha ubu ni ukwiba ni igihe uba warambiwe uba ujabura n'ukurambirwa ko bisha rero iyo uvuze ngo ariko hari umujabuzi hari umuntu ujabura ari guteka ariko wa wundi ujabura atatetse uteka ataba hajabura aba yumva ni nk'aba wundi ukama tuzi ko umuntu ukama abanza akabirura aha none uriya si ukujabura uriya aza yumva nimba byahiye cyangwa yongeremo amazi wa wundi uza kubikoramo atari watetse niwe mushabuzi turamukije abajabuzi turamukije ababikoze ni ukuvuga ngo wowe uko numvishije uvuze nti wabitinyaga ukundi ahubwo wabaga ari umwanya ni umwanya ariko naje usanga atari umwanya kubera ko n'ubundi ndabikora n'aka kazi nkora ka buri munsi ndagakora kandi byose nkabikora byose umwanya warabonetse ubijamo neza bijamo neza ndabyiyemeza nta mbogamizi wagize ku bijanye na famiye wenda famiye ntayo nagize gusa hari abantu banyandikiye bitewe n'ibyo n'ikintu nakoze cy'akagara oya ndi kuvuga nyine uja muri ibi bisaga ubamo nta famille ntiyabibereye nta n'umuntu n'umwe ugize umbwira gutya habe n'umwe yego bose baranshigikiye ahubwo wari waratinze kuko bagazabona ibyo nkora bakabona se kutabijamo kutatibukamo neza ukorera ifaranga ugakomeza gukora ibintu bidafite umumaro ariko nta mbogamizi nigeze ngira ya famille umubyeyi ntibyamubangamiye umubyeyi umbyara se oyaye tubana mu nzu uriya wakuye iwabo nta na kimwe hari abantu avuga ati biriya bintu uzabireke ni ukwitaranya n'abantu si byiza ugasanga nyine kuri sayidi yiwe biri kumubangamiramo ukuntu nta kintu nigeze ambwira kibi pe ngo mbireke ngo biriya bintu gusa inama ntizibura ati ntugasebanye ntukagire gutyo ariko nta kintu nigeze ambwira ati ngo mbireke okay turamuramukije kina mama mawe ndamuramukije ubutaha tuzoza kurya umutsima wiwe kabisa buregerejwe ni ukuvuga ngo uri mu bantu basha muri iyi mihanda ariko bafite amanota meza sindashika ariko oya ibintu abayihumbi 6 bigukurikira kuragira ngo niki wobaheza kugira ngo babwira ngo mwarakoze nukuri abafana banje Imana ibamugisha none pe mbwira amakanisa muri Kenya y'abanyamurenge afite 6 bisengeramo ntabo harabo ntabo iriya ni kanisa rikuru kandi niwe revera niwe revera none nukenera uzosengera bari pasiteri none mugani none pasiteri ndagusuhuje urumva impamvu nje nifuje ko tuganira nifuje ko tuganira umwanya mutoya ariko tukagira ibyo dushiraho umuco Evangeliste Kabuye jewe namukoresha iganiro mubonye iwawe namubonye iwawe uguragumiza mikoro gucya hafi y'akanwa kugira ngo zino modoka ntizidusakurize twataye imbere turi ahantu bita Uhuru Park
mu kizungu Mm. namubonye kumukoresha ikiganiro Eh. ca mbere Mm. ca ya minota 15 nariko mbabwira Mm. ndavuga nti kubera iki sento mushaka ngo tuganire birambuye nawe Eh. Kabuye Mm. waramwihamagariye cyangwa niwe wakishakiye twarahuye ariko kubera ko asanzwe nkora Mm. kano kazi arabinsaba turaganira agusaba ko agusharinga ibitekerezo byiwe kubera ko nje nari mubajije ibimuvugwaho ariko noneho ndamubwiye ati se wowe ubyumva kubikuvugwaho ni ukuri cyangwa ni ikinyoma ni ukuri cyangwa ni ikinyoma ndamubwira ati se dushobora kwatsa kamera nta kibazo ukabibwira kuri kamera kandi uri fiyeri yabyo nta kibazo ndacanye yego maze gucana ariko si ugukomeza ntibumve ko ari ugukomeza watsa kamera natsa kamera maze kuyatsa turakomeje ibiganiro turenyegeje harahiye harashe ariko turaganira ntitwaganire umwanya muremure nk'uko njye nabishakaga kubera ko habayeho imbogamizi ntoya ya netiwaka dukora ikiganiro gitoya netiwaka gute ikoranabuhanga yego ikoranabuhanga ryaradutengushe ikiganiro kiba gitoya ariko siko twagiteguye ariko tuza gukora n'undi pati tu wa munsi cyangwa undi munsi turabikora kuri biriya bintu byose mwaganiriye twaganiriye byose twavuze byose biriya babonye biriya byose mwabonye nta kintu na kimwe yabeshe yarabivuze nuko aragenda uracaporodinga akibona ntiyateye komantere avuga ati asa n'uwisubiraho wenda icya mbere ntabwo yigize yisubiraho na kimwe icya kabiri nicyo yisubiyeho arambwira ati wabanje tukagira gute ko turaganira waretse tukakireka mukakireka kubera kandi yakiguhaye tubanze tukigeho none se wiga ko kintu wamuritse cyangwa ucigaho ukabona kimurika ndavuga ati kurumva jewe ndi mu kazi kandi nawe wabivuze sinjya gukuruye mikoro izo zija n'ukuntu tugenda sinjya gukuruye ni ukuvuga ngo tujane kandi ku kandi kandi nshire mpa nkureba icya mbere nta commentaire yateyeho yaragisharinze nawe sinzi ko yagisharinze ariko nta commentaire yakibonye nta commentaire aho icya kabiri cyaje nyuma y'icanje icyaka cyaje nyuma yawe amasaha kuko jewe urumva nje twagifashe ku gatandatu mba nagishize imbere yawe nengifite tiyagaze tumere nabi hano turi hafi y'abantu turi hafi ya tiyagaze niyo mpamvu tubama gukora mu tubabarire nta bundi bugwaye ni ukuvuga ngo icya kabiri nico yarekaramye ngo maze nitonde kwishiraho iwe ntera kubona ko kera cagezeho simbizi aho wamubajije impamvu avuga ngo mwitonde naramubajije ati niye mpamvu uvuga ati twitonde kwishiraho kandi icya mbere twagishizeho n'icya kabiri n'ibindi byose ibintu wavuze n'ubundi bisa nkaho bigiye gusa ni bimwe kubereke ngo ari impamvu iyo mpamvu yihese tingo nije bizi twari kureka tukabyigaho na bagenzi banje kabanga simbazi ariko tiurankosheye ndavuga ati nta kundi urihangana wari kumubwira ngo singukosheye si ikintu waje kumva ubishaka ni ikintu wambwiye sinshobora gushaka aha none kubera ko abonye ko ari amakosa kandi yarakivuze nuko mba nagishizeho mbere y'icyawe kuko icanje nagifashe ku gatandatu je nagifashe ninga saa 5 nenge kugishiraho mu gitondo ku cyumweru ndetse hari umuntu wambwiye ati wagishizeho nawe tereka ngishire basi nzagishire ku wa mbere kino kibanze gise nikitambuka noneho
mbona mwakoze kandi bisa nkaho n'ubundi ari nka bimwe byanje ariko ubwo umwe n'akaji wa akaji ko twakwirukana itiyaga ziri hano kuri ko Imana iratumara batagira ngo umutumirwa wanje ntasho namuhaye amata yino nubwo nyine yabaye gutya aravuga ngo gisibe se cyangwa ngo banze ukireke ngo ngisibe Mana siko tiyagaza imbi mu maso nuko Imana kiramenye njya mu maso yawe ni pirate nuko nta sinamwoye ibimogereka njewe nta kimogi namwoye atuvuga ko nje namwoye ikimogi siko navuze niwe byivugiye umarega uramwangira ndavuga ati twakoze ubishaka kandi nanjye sinjye wagushakishe wizanye ntagahato tugomba gukora akazi nk'ibisanzwe kandi nta kibi kirenze icyo wavuze imbere mukubita message mugirana ka message keza ntacyo norezaho message navuga nuko yarengereye gusa ntabwo yarengereye ahubwo nibiza ko yarivuze tukamumenya oya nyine burya rukwivuga ukivuga mu ncamake aramuzo bivuga akamuvuga byose ni mu none se siko kwiza wo ako ni byiza da none se reka nkubaze wa umuntu kuko turi kumwe wovuga ngo umujura wovuga ko uri umujura bunyine ukaba kuri umujura sibyo byiza abantu bamenye ko uri umujura niyo telefone yawe ntuyinshira uruhande yibiki umufuka none se uje benti yakoze amakosa naramushimye ahubwo nkene nabagenzi biwe bazoza mbaheze platform bavuge none gatumenye ga ikundi ry'akagara ikibazo mfite ni kimwe hari abantu bandika mu comment bakavuga ati nigute muheza ura muntu ntuze mutunga kamera mu telefone undi nkubaza nanje ikibazo nk'umunyamakuru ese niba uri umunyamakuru hari umuntu heje guha mikro never ntawe kandi umunyamakuru ntagomba kubagama buri muntu wese yemerewe guhabwa umwanya ku munyamakuru akaza akavuga opinion yiwe kurumva naho rero twebwe ntabwo tuzaza twakira gusa amadubu uryaje njyewe ndi dubu kurumva nditwirwaneho ku mutima ko umuntu utazi ko twitwirwaneho hari uwo twibesha banyibesha sinabikoze shikano se ntabwo rero twebwe ino channel ariyo kwirukana utugara akagara tutazi kakavuga ati yewe ndakagara ndaremerewe nkeneye kuza kubabwira mureke kunyibeshaho kurumva kandi bazavuga ngo hari igihe umuntu ababana n'agahinda iyo avuze nibwo aruhuka cyane ntabwo rero ama YouTubers agomba kugira abaheza n'abadaheza tugomba kwakira buri wese tugomba kwakira akagara kakaza kakatubwira imipango yabo kakatubwira imipango yabo amaduba kayamenya ni kugira ngo tukamenya uburyo tumenye ko tubana nabo rero abantu mubona uyu mugabo yarakiriye akagara ntabwo yarengereye yakoze akazi kiwe ariko nta n'umuntu umwe gusa wavuze ngo kamera ariko nta muntu wigize avuga nabi habe niyo kuvuga nabi nta kibazo ni ibitekerezo byiwe kandi turi hari kandi uriya wabivuze nabi ntacyo musimugaye ni igitekerezo cyiwe ni umuntu uri kabyumva twebwe turi hano kuba buri wese azaza atanga comment bitewe nuko abyumva yuko abyumva rwose igitekerezo cy'umuntu turatucubaha cyane kandi tukazugikire oya haraka uzamutukana nari gatoreka ndeka kubihana umwanya ariko ntabwo YouTube igomba kwakira uyu tiyakira uyu nguyu hoyaye niko wa kubera ko nta mutekano dufite hano hano matiyagazi yagumye kuba menshi nari nifuje gusa ko turamukanya tuzakora ikiganiro burambuye turamukanye duhane yambo ya ndirimbo baravuze ngo yambo umunyamurenge mwene wacu ni nayo ndamukanya y'abanyamurenge kandi wari uri mu kazi nawe tugukuye mu kazi reka tugushimire umwanya wawe gira ico usaba abakunzi ba Ineza Live TV ndetse na Scott TV show hanyuma dusoze Ineza Live TV n'ubundi mwe mutarakora subscribe muyikore kandi mushikikire Ineza ni umuntu w'umugabo abageza biganiro byiza cyane ndetse munyaruke no kuri Scott TV show mu byukuri inshuti za Ineza Live mugende nundi turi inshuti nawe mubungire kwa Scott mubungire gatoya ako ntimumuti mugende mubungire gatoya mukandeho nimurangaze gukandaho muzaza mukurikira n'ibiganiro byacu bizadutera imbaraga kuko iyo mudusupportinga tugira courage ariko muturetse twacika intege titwongere gukora ariko ico tubijeza nuko tuzatugezaho ibiganiro byiza kandi byubaka society ya ndirimbo ngo ntamana nta buzima mutariho twebwe turi sufuri turiho kubera mwebwe kandi mudukorera cyane
hari umwe nabonye wanditse kuri YouTube baravuga ngo iyi ni channel yanyu rega si yanje ngo muza munyobora none ga nanje iyi ni channel yanyu ni yanyu jewe gusa n'izina gusa ako ni mwebwe reka tubashimire kandi nawe wakoze ku mwanya wawe reka mvuge ngo amahoro mu mutima amafaranga mikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye mwakoze cyane